Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora. Mbahaye ikaze, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu mukobwa muri kubona kuri screen yanyu ni Zuzu. Zuzu ni umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubuhanga ahanini yagaragazaga mu mafilime yagiye agaragaramo. Uyu rero yakinnye mu mafilimi kera, aho filime zacuzwaga ku masede hataraza ibintu bya TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'ibindi abantu banyuzaho ibihangano byabo. Urumva ko bakoze akazi gakomeye cyane pe. Twamufata nk'umwe muri fondasiyo ya sinema nyarwanda, aho abantu benshi kuri ubu bamufataho nk'icyitegererezo bitewe n'uko yakinnye ari umuntu w'umuhanga cyane kandi akaba yarakinnye kera. Ubundi twamushyira mu gika kimwe na ba Kanyombya na ba Sekaganda, kuko bose bakinnye mu gihe cya kera hatarazaho ibintu by'imbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu bataratekereza mu gushora cyane mu mafilime. Zuzu rero mu mazina yasanzwe yitwa Gahongayire Solange. Gahongayire Solange rero mu minsi ishize aherutse kunyuza kuri TikTok account ye amavideo atandukanye ndetse n'amafoto yerekana ko yaterewe ivi. Uyu mukobwa rero ubu ari kubarizwa mu Budage, ni nawe yaterewe ivi, aho yaterewe ivi n'umusore nawe uba muri kiriya gihugu cy'Ubudage, ariko inkomoko ye akaba ari umunyarwanda. Urabona ko ari ibintu byasaga neza, urabona ko rwose bari bambaye neza, bigaragaza ko ari abantu bashatse amafaranga igihe kinini, dore ko uyu mukobwa yakinnye amafilimi kera ndetse akaba yari afite n'ibindi bikorwa byinshi byamwinjirizaga amafaranga. Zuzu rero twamubwira tuti azagira ubukwe bwiza kandi Imana ikomeze kubashyigikira mu rugendo rushya rwo kubaka urugo batangiye. Twaramukunze turi benshi ndetse n'abantu benshi bagiye batera comments menshi atandukanye bavuga bati warakoze kuduha ibyishimo, natwe turagusabira ngo Imana izaguhe urugo rwiza kandi urugo rw'umugisha. Rwose byari ibintu byiza cyane. Mbere yuko atererwa ivi cyangwa se aporopozwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akoresha, cyane cyane TikTok, dore ko ariyo turi kumubonaho cyane muri iyi minsi, yagaragaje ko agiye no gusohora filime, agiye kongera kugaruka mu bintu bya filime, ariko agaragaza ko atazayikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo agiye kuyikorera mu bihugu byo mu mahanga, cyane cyane mu gihugu cyo mu Budage arimo kubarizwamo ubu ndetse no mu Buyapani, dore ko hariyo n'abandi bakinnyi ba filime bakunzwe cyane mu gihe cya kera nabo babarizwa y'ubu, avuga ko bagiye kwihuza bakongera gusohora amafilime, ibintu rwose ubona ko abantu bishimiye bitewe n'uko uyu mukobwa yari umuhanga cyane mu bintu byo gukina filime, dore ko yagiye anegukana ibihembo bitandukanye bitewe n'ubuhanga yagiye agaragaza mu gukina amafilime. Mu magambo ye yanongeyeho ko iyi filime agiye gusohora izanagaragaramo Mutoni Asia. Mutoni Asia nawe ni umwe mu bakinnyi ba filime babimazemo igihe ndetse akaba yari no mu gihugu cya Amerika, ariko ubu akaba yaragarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Zuzu rero cyangwa se Gahongayire Solange yagaragaje ko filime ari gutegura mu gihe kiri imbere izanagaragaramo uyu Mutoni Asia. Abantu benshi bagiye banibaza ibibazo bavuga bati ese Gahongayire Solange cyangwa se Zuzu hari isano afitanye na Gahongayire Aline, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda? Yego nibyo, aba bafitanye isano ndetse baranavukana mu ndimwe, ndetse unarebye ku isura yabo ubona ko ari abantu benda gusa. Ni abantu bafitanye isano kandi ni abantu bakunda Imana, bubaha Imana, rwose bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse banahaye ibyishimo abanyarwanda. Zuzu rero cyangwa se Gahongayire Solange agiye kurushinga cyangwa se gukora ubukwe akuze, kuko turebye mu mafilime yagiye akinamo kera ni amafilime amaze imyaka myinshi cyane. Rwose ndumva nka filime nzi cyane yitwa Mariya y'Urukundo yakinnyemo nyizi 2014 2015, iki gihe nigaga mu mashuri ya primaire, urumva ko ari kera cyane, kandi uburyo wamubonaga asa n'ubu ngubu urareba ukabona rwose ntabwo yahindutse, ahubwo ikigaragara cyo uruhu rwe rushobora kuba rudasaza cyane, ko ari umuntu w'umunyamafaranga, birumvikana ko yiyitaho agahorana itoto, ariko ni umuntu ukuze cyane rwose, ni umwe mu bantu bakuze cyane.
rero agiye kurushinga yarabitekerejeho kandi rwose afite amafaranga, kandi tunarebye n'uyu musore nawe bagiye kurushinga nawe urabona ko atari umuntu muto cyane, urabona ko bose ari abantu bakuze. Twizere ko Imana izabafasha bagahuza kandi urugo rwabo rukaba urw'umugisha. Mushimira kurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.